Muraho neza ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mubane natwe umunsi wundi mwe mudukurikira 5 kuri 5. We wakoze subscribe ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora ntucike uyu munsi, ntugende utayikoze, ukandi kuri subscribe numara gukandaho ukandi no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya ugiye tubona notification hama video uyirebe mu bambere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu byiza kandi by'ubwenge. Abadamu benshi bajya bibaza isi niki nakora kugira ngo urugo rwanjye rubemo umunezero, kugira ngo njye n'uwo tubana tubeho tunezerewe ntawe ubangamiye undi. Abantu benshi iyo bagiye kubaka urugo baba bifuza urugo runezerewe, baba bifuza urugo rurimo amahoro, rurimo urukundo, ariko ayo ni amahirwe abantu benshi badapfa kubona, kandi mu by'ukuri ntako batagize kugira ngo urugo rwabo rube rwiza. Uyu munsi rero niba wubatse ntujye kure, tubane muri iki kiganiro. Tugiye kurebera hamwe ikintu cya mbere umugore akwiye gukora kugira ngo abane neza n'umugabo we, kugira ngo urugo rwabo runezerwe kandi bahore bishimiranye. Ikintu cya mbere umugore akwiye gukora ni ukubaha umugabo. Mufate nk'umutware, umwereke ko agufatiye runini, umwubahe, umwereke yuko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, kandi kuri iyi si nta wundi muntu ushobora kumuruta igihe akiriho. Kumwubaha ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu birenze, ntabwo ari ibintu byagusaba amafaranga. Wowe muri wowe irememo kumwubaha. Umufate nk'umuntu udasanzwe, umwereke ko ari umutware, umwereke ko ari umuntu ukomeye mu rugo, umwubahe, nawe azabona yuko koko uba wamwubashye nta kuba utagize, hanyuma nawe abiha agaciro, bitume nawe akorohera mu rundi ruhande. Kabiri ni ugucisha makeya. Niba hari ikibazo cyabayeho mu rugo, ntugakunde kwisaza cyangwa ngo umwereke ko atari bugukiri bitewe n'icyo kibazo cyabaye. Muri wowe ca bugufi cyangwa se cisha makeya, uvuge makeya. Niba hari ikibazo cyabaye, igihe ugifite uburakari wirinde kuvuga, ubanze ureke muri wowe utuze, wumva umutima wawe utuje, hanyuma uze kumuganiriza nyuma mu ijwi rituje, mu ijwi ririmo ikinyabupfura, hanyuma muganire. Kandi ndizeye nta gushidikanya yuko uko guca bugufi uzaba umweretse, uko gucisha makeya bizatuma hari ukundi kuntu muri we ahinduka, bitume nawe hari ukundi kuntu akosora iryo kosa, ubutaha ntazongere kurikora. Gatatu ni ukugira isuku mu rugo, by'umwihariko mu cyumba cy'uburiri cyangwa se mu cyumba muraramo. Ibi bizatuma umugabo wawe yumva akwishimiye kandi bimuhuze kuba yatekereza kuguca inyuma. Hariho abagore batazi gukora isuku mu cyumba cyabo, uretse no mu cyumba no mu rugo hose muri rusange haba hakeneye isuku, ariko by'umwihariko icyumba muraramo, ku buryo umugabo nazajya ataha yakinjira mu cyumba akabona harashashe, buri kintu cyose kiri ku murongo, harahumura, hameze neza. Bizajya bituma nyine yumva ari ahantu heza ho kuruhukira, agira kumva aguwe neza bitewe n'ukuntu abona ibintu byose biri ku murongo. Naza agasanga isutiri hariya, boxer, inkweto, amashuka ateye hejuru, ibiki urabyumva nyine azahita abona birabishye, ashaka ahandi hantu nyine ajye yumva ntago ashishikajwe no gutaha, bitewe n'ukuntu azi ishusho yo mu rugo iba imeze mu cyumba, ukuntu biba bijagaraye. Ikindi ni ukwambara, umugore yikwije. Ibi rero byereka umugabo ko wiyubaha kandi umwubahisha, bityo bigatuma akomeza kukwishimira. Ariko hariho n'abagabo bagira imyambaro bakunda ku bagore babo. Niba umugabo wakubwira ati nkundi iyo wambaye ipantaro, kubera icyo utayambara? Niba ari byo umugabo wawe akunda, niba akunda ko wambara amakabutura, yambare kuko nibyo akunda. Bizatuma igihe cyose igihe wambaye umwenda akunda yumva kwishimiye, yumva nyine abona yuko uzirikana ibyo yakubwiye akunda. N'imyambaro rero murabona yuko iri mu bintu bishobora gutuma ubana n'umugabo wawe neza, mukoroherana, mugakundana, mukumvikana, bityo urugo rukaba rumeze neza. Ikindi ni ukwakira umugabo neza. Igihe atashye ukamenya ko ugomba gukaraba,
ukamugaburira n'ibindi bijyanye no kumwakira, ukamwitaho ndetse ukamwereka ko kuba atashye ubyishimiye cyane, wari umukumbuye, hari ikintu kinini cyaburaga mu rugo ugatara hari, nyine ukamwereka yuko kubaje ari ibintu by'ingenzi, ari ibintu by'agaciro, mbese ari ibintu bidasanzwe, umwishimiye, ukamuhobera, ukamubaza amakuru, umunsi wagenze gute, ukamwitaho, nyine akabona yuko nyine yitaweho, ari mu maboko meza, yishimiwe, bigatuma nyine nawe igihe cyose niyo yaba yatinze gutaha yumva nyine ashishikajwe no gutaha kugira ngo agere mu rugo abone umwitayeho, abone umwakiriye, uje umusanganira, noneho na bya bindi byose twabonye ruguru bibe bimeze neza, umwakire neza, nagera no muri chambre asange hameze neza, isuku ni yose, asange wamwiteguye, ibintu biri ku murongo. Ikindi ni uguhora ukeye, gerageza guhora wambaye neza, ni ukuvuga imyambaro imeshe, inateye ipasi buri gihe, unahumura, nubwo waba uri mu rugo ugomba kuba usa neza, ugomba kuba ukeye. Hariho abantu mu rugo ngo sinakambara isutiye ndi mu rugo, ngo sinasokoza, ngo ibintu nk'ibyo ngibyo, hoya. Umugabo aba yaragukunze usa neza ukeye, gute ugera mu rugo ukicupiza, ukanga gukaraba, ukagira gute, uba ugomba guhora ukeye ku buryo akubona akavuga ati ugiye hese, bikamutungura ati huye nari nkwiteguye, nari ntegereje umushyitsi ukomeye, ni wowe nari ndindiriye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugomba rero guhora usa neza, guhora ukeye, guhora uhumura, imisatsi ukayihindura, inzara, mbese nyine ugahora usa neza. Ikindi ni ukumutekera. Umugore akwiye gutekera umugabo igihe yiriwe mu rugo, kuko biri mu bishimisha abagabo. Umva nshuti zanjye, uzi kubyuka ugategurira umugabo wawe amafunguro uzi neza yuko akunda, biramushimisha, arya yumva afite apeti. Akenshi wenda ubusanga nko mu minsi bitambutse aba atarya mu rugo saa sita, akarya nijoro, nabwo akarya wenda ibiryo byatetswe n'umukozi, ariko muri weekend niba yiriwe mu rugo, nawe wiriwe mu rugo ukamutekera, abona yuko nyine wamwubashye, abona yuko umwitayeho, nyine babona yuko ari umuntu w'agaciro muri urwo rugo. Rero mujye mutekera abagabo banyu, kandi mwibuke kubatekera bya bindi muzi bakunda. Ikindi ni ukwirinda kumutura umunabi. Umugore ntagomba kwereka umugabo ko ababaye mu gihe umugabo nta ruhare yabigizemo. Bitura umugabo wawe nabi, wigirana ibibazo n'abaturanyi, wigirana ibibazo na boss wawe mu kazi, wigirana ibibazo n'abandi bantu runaka, n'umuryango wawe cyangwa inshuti zawe, hanyuma ngo uwo munabi, uwo mujinya, uwo mushiha uze kubitura umugabo, kandi umugabo nta ruhare abifitemo. Igihe cyose hora ukeye imbere y'umugabo wawe, hora ufite umutima mwiza, hora umusekera, niyo waba ufite ibintu byinshi cyane byakubabaje, igihe muri kumwe mwereke yuko ari we muntu wishimiye muri kumwe. Ikindi ni ukwirinda kumubangamira. Umugore agomba kuba afite imico myiza, ni ukuvuga ni ukugerageza akitwararika ku mico y'umugabo, kugira ngo atavaho nyine abangamira umugabo wiwe. Ugomba kwigengesera, ntabwo ugomba kubangamira umugabo wawe bitewe n'imico yawe, bitewe na kamere zawe, ugomba kwigengesera kugira ngo utabangamira umugabo. Ikindi ari nacyo cyane tugiye gusorezaho, ni ukumuhesha ishema. Umugore agomba kubaha umugabo bidasubirwaho, kandi akamuhesha ishema n'icyubahiro mu bandi. Gusa ibi byose ntibikuraho ko buri mugore wese agira uko yubaka urugo rwe, cyane ko abagabo badahuza imyitwarire. Bityo rero ubupfura bw'umugabo wawe nabwo bwagira uruhare mu mibanire yanyu n'uburyo agufata. Ngira ngo mwabyumvishe, ibi ni ibintu umugore akwiriye gukora, akwiriye kwitoza kugira ngo agire urugo runezere. Ugomba kwita ku mugabo, ugomba kumukunda, ugomba kumwubaha, ugomba kwitaho nawe ubwawe ugasa neza, ugomba kugira isuku mu rugo, nawe ukigira isuku, ugomba kumwubaha, ukamuhesha ishema, mbese ugakora buri kimwe cyose ku kiguzi byagusaba kugira ngo ubane n'umugabo wawe amahoro, mu gihe urugo runezerewe, mu gihe urugo rwishimye.